muri paruwasi ya Gasogi mu mudugudu wa Muriri n'ahirya gatoya. Nshimira Imana kuko ndi hano bumbiye mu mudugudu wanjye, njyewe ndi imbuto y'umudugudu wa Remera. Kera nahoze mu mukristo wa hano, haza kuvuka umudugudu witwa Munini, ntabwo ari kucyitwa hariho indangazi. Uwo mudugudu nawe ubwo njyana nawe uza kubyara undi witwa Ndera, mba mwarimu waho ngaho Ndera, ubwo ni muri habuze muri Kabuga. Igihe kiza kugira ngo mba pasiteri, umurimo w'Imana ukomeza gutyo, urumva ko ndi imbuto rero y'umudugudu wawe. Imana ishimwe. Haleluya. Mfite madamu n'abana, ndagira ngo nakire nta kibazo. Usoma ijambo ry'Imana usanga hariya mu gitabo cyo kubara, mu gitabo cya 4 cya Mose, ibice 14, kubara 14, turasoma duhereye ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 19. Tugeze ku murongo w'10, kubara 14 umurongo wa mbere kugeza ku murongo w'10, ndumva twahageze kansoma. Abisirayeli banga kujya i Kanani, iteraniro ryose ritera hejuru rirataka, abantu iryo joro bararira. Abisirayeli bose bitotombera Mose na Aroni. Iteraniro ryose rirababwira riti, iyaba twaraguye mu gihugu cy'Egiputa, cyangwa iyaba twaraguye muri ubu butayu, Uwiteka tujyanira iki muri icyo gihugu kugira ngo tuhicirwe n'inkuba? Abagore bacu n'abana bacu bazaba iminyago, ikiruta si uko twasubira muri Egiputa. Baravugana bati, twishyirireho umugaba dusubire muri Egiputa. Maze Mose na Aroni yikubitira hasi bubamye imbere y'iteraniro ry'Abisirayeli byose byari biteranira aho. Yosuwa mwene Nuni na Kalebu mwene Yefune bari mu mubare w'abatasi icyo gihugu, bashishimura imyenda yabo. Babwira iteraniro ry'Abisirayeli byose bati, igihugu twagiciyemo tugitaka, igihugu twaciyemo tugitaka ni cyiza cyane. Niba Uwiteka twishimira azatujyana muri icyo gihugu akiduhe, kandi ari igihugu cy'amata n'ubuki. Icyakora ntimugomere Uwiteka kandi ntimutinye bene icyo gihugu, tuzabarya nk'imitsima, ntibagire ikibakingira, kandi Uwiteka ari mu ruhande rwacu, ntimubatinye. Iteraniro ryose ritegeka ko babicisha amabuye, maze ubwiza bw'Uwiteka bubonekera Abisirayeli bose buri mu ihema ry'ibonaniro. Amen. Aho hantu tumaze ibice 10, turasoma duhere ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 11. Urwandiko rwa mbere rw'Abakorinto, ibice 10 umurongo wa mbere kugera kwa 11. Dusome. Abisirayeli batubereye akabarore ko kuturinda gukora ibibi. Bene data, sinshaka ko mutamenya ko ba sogokuruza bose bari munsi ya cya gicu, kandi yuko bose baciye mu nyanja yigabanije, bose bakabatirizwa muri icyo gicu no muri iyo nyanja gutegekwa na Mose. Bose bagasangira ibyo kurya by'umwuka na bya byo kunywa by'umwuka, kuko banaga ku gitare cy'umwuka cyabakurikiraga, kandi icyo gitare cyari Kristo. Ariko abenshi muri bo Imana ntiyabashimiye, nicyo cyatumye barindukira mu butayu. Ariko ibyo byabaye kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenge ibishushanyo nk'uko bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicaje no kurya bahagurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu inzovu 2 n'ibihumbi 3 ku munsi umwe.
kandi ntimukagerageze umwana wacu kuko bamwe muri bo bamugerageje bakicwa n'inkuba. Ntimukivovote nuko bamwe muri bo bivovose bakicwa n'umuriro. Ibyo byose byabereyeho kutubera akabarore kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imperuka y'ibihe. Amen. Twumvise ko ibi byaranditswe kandi ngo byanditswe cyangwa byabereyeho ngo kugira ngo twebwe abakristo ahubwo ngo ab'imperuka y'ibihe nitwe ni wowe n'injye ni twebwe abantu bakijijwe bogejwe mu maraso ya Kristo. Niba abandi bakijijwe ni twebwe Imana yasukiye umwuka wera ikadushyiraho ikimenyetso. Ni twebwe ibyandikiwe kugira ngo bitubere akamaro. Ndashaka kugira ngo mbabwire nibuke kwisanganyamatsiko y'urukundo komeza urugendo wicika intege utaragera he nijoro. Ndashaka kwibutsa ko ubu turi mu butayu, turi muri iyi si y'ubutayu. Bakunda bene data, ubutayu ni isi ariko itari nziza. Sindagenda kure ariko njya numva abagiye namwe muri ahangaha murabizi mwazanye ibintu by'ubutayu, numva bavuga ko nta cyiza kibaho. Cyokora ubanza icyiza ntumvise kibamo henshi, ubwo nibivuga nawe murambara abagiyeyo ngo ni peteroli ikunda kubamo hasi, ubwo ni peteroli yonyine. Si ubwo bishatse ko isi yacu nituvuga ngo nimbi 100% twaba turi ni nziza ariko umutungo urimo ni peteroli. Peteroli mu isi nibyo byiza, niyo bya bindi mwumva inshuro nyinshi dukunda iyo twagiye mu ntege tukasanga Yesu asezera mu minsi ishize uretse ko Imana iraduha amasomo. Mu minsi ishize nta bantu bari bagikumbuye kujya mu ijuru, abantu bavuze bakwirira mu isi n'ufite amasezerano nayo mu isi ni muri peteroli. Ariko ndagira ngo mbona tugendere kuri amagambo uko ari atatu. Kalebu ni nayo nsorezaho. Kalebu yavuze ni atatu, mugira ngo atatu yavuze atatu. Ayo magambo atatu natwe tuyubakireho atuma dukora urugendo rwo gutsinda intege. Icya mbere yarambwiye ati wicika intege kuko igihugu twakiboneye n'amaso igihugu kirasa. Icyo ni kimwe, icyo ni impamvu yawe. Bakunda ijuru rirahari. Ubu hari abantu benshi bamaze kutibwira iryo ko ritagihari, ariko ndagira ngo wongere mu ijuru rirahari. Ibimenyetso by'uko bihari biragaragara. Yesu ubwe yatubwiye ko agiye kumutegurira hacu ijuru rirahari. Icya kabiri, ikindi kandi umwuka wera nawe aduhamiriza ko ijuru rihari. Pawulo arabwira Abefeso aravuga ngo niwe nawe mwiringiye kandi mumaze kumwiringira niyo wabahaye wabishyizeho ikimenyetso cy'umwuka wera ariyo ngwate yo kuzaragwa wa murage byaje. Uyu mwuka wera twuzuye ni kimwe mu bimenyetso bitugaragariza ko ijuru rihari. Mwambariye mukuvuga ngo ijuru rirahari, barabyizeye muzamu. Amena. Ijuru rirahari, ni igihugu cyiza, ni igihugu cy'amatanuki, ni igihugu kitageramo mikorobe n'imwe, nta coronavirus ihari, ni igihugu cyiza. Imibiri yaho ifite ubudahangarwa. Haleluya. Imibiri yaho ntibora. Hari imibiri myiza itabora. Abantu bashinzwe kudutera agahinda bazaba basigaye ku isi. Satani ari gutera agahinda agakoresha abantu, ariko n'ijuru nta gahinda kose, abantu bose barakundana. Gifite umwami waho, umwami w'amahoro ni Kristo. Amen. Ni umwami w'amahoro. Abamarayika nibo ngabo z'icyo gihugu. Haleluya. Umutekano wabayo. Hari amazi meza nta gukodesha kuzongera kubaho. Haleluya.
ntimutinye mwicike intege kuko ubwa mbere igihugu gifite igihugu cyawe. Icya kabiri Kalebu yavuze kigomba gutuma natwe tudacika intege, yaravuze ngo niba Uwiteka twishimiye, Uwiteka yishimira kuduha ubwami. Yesu niko yabivuze mu butumwa bwiza bwanditswe na Luka 3:32, yaravuze ngo mwamukumbi mutamwe ntimutinye kuko asaba mu ijuru yishimira ko ubwami hanyuma baburi Imana icyizere. Yewe bavuga ngo Yesu azagaruka yumva ngo birakomeye ngo mwana ngo ngo mwana twese dufite ati wese agiye muri byarangiye ni iheruka birakomeye nuko byaranyura ryo muri ndende Yesu azaza kandi nazi n'ingarukamye. Mbese kumva kuza kwa Yesu kugira ngo mutere umunezero, ahubwo bikeye ubwoba n'agahinda mbese ijoro ryari ariko rinambaye. Ni muhumure data wo mu ijuru yishimira kuduha ubwami. Ntabwo ikimushishikaje ari kuza kuturimbura, ikimushishikaje ni ukuza kuduha ubwami. Mwamukunde mutamwe ntimutinye. Ntimutinye. Icya gatatu Kalebu yavuze cyatuye bati mwitinya mukomeze. Yaravuze ati nicyo Uwiteka ari mu ruhande rwacu, Imana iri mu ruhande rwacu. Ntabwo Imana iri mu ruhande rwacu. Kalebu nicyo cyonyine yarashinzwe. Yaravuze ati bariya bantu nubwo ari banini bakaba ntibashaka bafite metero ijana z'uburebure, bafite ibitwaro, bafite ubuhanga bukomeye, ariko ku Imana iri mu ruhande rwacu. Mwibuke ko Pawulo nawe yarabivuze mu Waroma 8:31, yaravuze ngo Imana iri mu ruhande rwacu ngo nta mwishe ntawe. Yafashe ibintu byose bikomeye biteye ubwoba byose ariko atarabirundanya ati byose ntacyo bivuze mu gihe Imana yari mu ruhande rwacu. Zamura ikiganza kuko Imana ishimye. Mukristo mwiza,